ngo uzajye uyinywa. Indimu burya ikiza stress. Kwa kuntu umuntu afite umunaniro rwose, uvuye mu kazi wiriwe urushye mu kavuyo kenshi ukumva urananiwe, iyo unyweye cya cyayi cyawe ikiza stress ukumva umeze neza, igakiza umunaniro ukamererwa neza. Indimu ni nziza rero. Nshuti mwese ba Master Chef TV tubaye ikaze kandi ndabashubuje cyane wowe ugeze kuri channel muri aka kanya. Nizere ko umeze neza aho uherereye hose. Ndi Master Chef John rero nkuko bisanzwe ni gahunda yo guteka. Teka neza, urye neza kandi ubeho neza. Uyu munsi ariko ntabwo tugiye guteka amafunguro, ahubwo uyu munsi tugiye kwibanda mu gukora icyayi cyiza cyane, icyayi kiryoha kandi icyayi cy'umuti kandi kiba kiryoshye cyane. Ni icyayi kiri 5 in 1 cyangwa se kigizwe n'ibintu bitanu. Kirimo rero imiti. Icyo cyayi uramutse ukibanze ukazajya ukinywa buri munsi, uzagira ubuzima bwiza kandi urambe igihe kirekire. Ndagushimiye cyane rero wakoze subscribe nawe hageze muri aka kanya, igikore ya tujye tubana umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye gukora icyayi kigizwe na ibibabi by'amapera, umuravumba, kugira ngo umuravumba murawuzi, tungurusumu, icyo ni icya gatatu, tangawizi, icyo ni icya kane, indimu, icyo ni icya gatanu. Turi bwongeremo ibibabi by'indimu kuko ibibabi by'indimu biba ari byiza cyane. Impamvu turi bubyongeremo nuko bihumura neza, bikagira ubwo nziza cyane. Uzanyure ahantu hari ibibabi by'indimu ubifate, uzumva bihumura neza cyane. Ibyo bibabi by'indimu rero iyo ubifashe iyo ubishyize muri iki cyayi kirahumura, kikaryoha, kikagira ubwo nziza cyane. Nibyo rero tugiye kwibandaho muri aka kanya. Ube hafi witegereze urebe. Niyo mpamvu kugira ngo ubanze ukurikire iki kiganiro uko ndi kukubwira, nkubwire akamaro k'iki cyayi mbere y'uko uza kugikora, kugira ngo ujye ukinywa unezerewe, uzagikore rwose ufite courage kubera ko wamaze kumva akamaro k'iki cyayi. Ni icyayi cyiza cyane, uzakibandeho. Mu kanya rero tugiye gutangira, uze kwitegereza kandi ndacyakomeza kukubwira akamaro k'ibi tugiye kuvanga mu cyayi kimwe ku kindi. Tega amatwi ubimenye kugira ngo iki cyayi nuzabigikora kizakikuryohera kandi uzagikunde. Ukinywe ntuzahagarare, ubundi uzambwire muri komanteri. Iki cyayi kizakugira akamaro gakomeye cyane, ni cyiza. Nawe uzagikore rwose, uzajya ukinywa, uzayitekera umuryango, ugitekere inshuti, ugitekere abo mubana bose, ugitekere abo ukorera kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Muri ibi bibabi rero by'amapera, ubundi ibibabi by'amapera iyo ubinywa mu mazi wabitogosheje bituma umudamu asamira ku gihe, bigatuma umugabo intanga ze zimera neza, bigatuma umudamu we asamira ku gihe, bitera amahirwe yo kuba wabyara. Muri aya mababi y'amapera kandi akiza bya biheri mu maso. Usanga abantu bafite ibiheri mu maso, cyane cyane nk'urubyiruko, abantu bakiri batoya, namwe bakuze, ugasanga umuntu afite ibiheri mu maso. Iyo unywa amazi y'ibyo bibabi by'amapera rwose urakira, ugakira bya biheri ukunda kuba ufite mu maso. Ikindi kandi aya mababi y'amapera akiza impyiko rwose ikamererwa neza, igakira, cyangwa se ukagira ubudahangarwa bwo kutazarwara impyiko. Ndakwibutsa ko turi mu kiganiro cy'ubuzima ariko muri gahunda yo guteka. Ndi Master Chef John nk'uko bisanzwe. Komeza ukurikire kandi nturambirwe kugira ngo nze kugeza mu gukora cya cyayi cyiza cyane. Aya mababi y'amapera ikindi kandi akiza igifu rwose. Iyo unywa amazi arimo aya mababi y'amapera, hehe n'igifu rwose ntabwo ukirwara. Ariko ibyo byose bisaba guhozaho, ntabwo ari ukunywa uyu munsi ejo bundi nyuma ubihagarike. Bisaba guhozaho, uragenda ukamererwa neza, ugakira
igifu. Ikindi kandi aya mababi y'amapera ni uko rwose agabanya ibiro. Iyo ufite ibiro byinshi byariyongereye, iyo wiyemeje ukajya unywa amazi arimo amababi y'amapera ugabanya ibiro rwose, ntabwo ubyibuha kuko amazi yayo aragenda agatwika ibinure maze akagabanya ibiro, umubyibuho ukagenda gahora. Niyo mpamvu rero ibi byose tugiye kubivanga kugira ngo bibashe kuba icyayi cyiza kuko kimeze neza, kirimo ubudahangarwa cyane cyane ku ndwara z'iki gihe. Umuravumba abenshi murawuzi. Burya umuravumba ni umuti ukomeye cyane kandi mwiza. Abenshi umuravumba murawuzi. Ubundi umuravumba ukiza indwara zose z'ubuhumekero: inkorora, ibicurane, asima, indwara zose zo mu buhumekero, z'ibihaha zose rwose umuravumba ni umuti ukomeye cyane. Noneho rero reba, urimo urawunywa mu cyayi kandi icyayi kiba ari cyiza cyane. Umuravumba rero utuma izo ndwara zose zikira. Ikindi kandi iyo ukunda kunywa icyo cyayi kirimo uwo muravumba, umubiri wawe ugira ubudahangarwa bwo kuba wakwandura izo ndwara. Ikindi kandi uyu muravumba ukiza umutwe. Iyo urwaye umutwe, icyo gihe umutwe wawe urakira. Kandi iyo ukunda kuwunywa ntabwo ukunda kurwara umutwe. Uwo umuravumba kandi burya ukiza ibisebe. Kwa kundi wakomeretse, wagize ibisebe, burya iyo winywera ayo mazi ibisebe bibasha gukira vuba. Niba wakomeretse ugakira vuba. Niba rwose wakomeretse ahantu, niyo ufashe wa muravumba ukawuvuguta ukiri mubisi ugasiga kuri cya gisebe kirakira rwose kandi kikuma. Umuravumba ni mwiza cyane. Ikindi kandi umuravumba ukiza umunaniro. Kwa kundi uba wananiwe, utameze neza, iyo winywera cya cyayi kirimo umuravumba rwose umunaniro kwahera. Umunaniro uragenda, umunaniro ugakira. N'izindi ndwara nyinshi cyane umuravumba uvura, ndetse n'ibibabi by'amapera nabyo bivura indwara nyinshi cyane. Ndi kugenda kukubwira mu ncamake kubera ko ibyo maze kukubwira hari indwara bivura turi buvuge biri muri za tungurusumu. Tungurusumu ivura imitsi. Icyo ni cya gatatu. Ivura imitsi, ya mitsi yananiranye, ukunda kubabara imitsi, ivura imitsi rwose ikamererwa neza. Ako ni akamaro ka tungurusumu. Hakaza rero noneho kuramba. Iyo unywa tungurusumu kenshi ukayinywa muri icyo cyayi, uraramba ukabaho igihe kirekire rwose. Uraramba rwose, ntabwo usaza imbura agihe. Iki kandi burya tungurusumu ikizaza amibe nyinshi, igakiza amibe rwose ikagenda buheriheri. Ikindi kandi iyo ukunda kuyinywa iguha ubudahangarwa bwo kutaba warwara amibe. Ikindi kandi tungurusumu ikiza umuvuduko w'amaraso. Ni ukuvuga ngo iyo ukunda kunywa tungurusumu, hehe n'umuvuduko w'amaraso, umubiri wawe uragenda ugakora neza ku buryo amaraso atembera neza mu mubiri kubera tungurusumu. Icyo kintu nagira ngo ukimenye. Ikindi burya tungurusumu ikiza diyabete ndetse n'umutima ugakora rwose neza cyane kubera izo tungurusumu. Tangawizi iyo ukunda kunywa amazi arimo tangawizi cyangwa se kunywa icyayi kirimo tangawizi, bituma uhorana akanyamuneza umubiri, aho ugenda hose, mu kazi, ukaba unezerewe, wishimye, umeze neza. Ikindi kandi tangawizi burya ikiza iseseme. Kwa kundi uba ufite iseseme, yaba mu rugendo ukumva wenda kugira ufite iseseme, wenda kugarura ibyo wariye, buriya tungurusumu irabikiza neza. Hehe n'iseseme iyo witaye kunywa amazi arimo izi tangawizi, ibibabi by'amapera, uyu muravumba, iyi tungurusumu, umeze neza cyane rwose. Ikindi kandi tangawizi ikomeza amagufa yawe akamererwa neza. Ikiza kanseri. Nicyo kiza tangawizi kuko nabikubwiye itera akanyamuneza mu byo waba urimo byose, icyo waba uri gukora cyose. Kwa kundi umuntu aba afite umunabi, batameze neza, ariko iyo winywera aya mazi arimo tangawizi, ufite akanyamuneza, umeze neza, wishimye, unezerewe. Icyo kiza rero cy'iki cyayi.
ikindi kandi iyi tangawizi itera ubushyuhe mu mubiri wawe ukakora neza ukamererwa neza. Tangawizi ifite ibintu byinshi ivura, niyo mpamvu nakubwira ni ujye uyitaho kandi uyimenye. Ifite ibintu ivura, ntabwo tubirondoye byose, ariko umenye ko tangawizi ni igihingwa cyiza cyane. Hakaza indimu rero. Indimu irimo vitamini C. Indimu nayo ikiza ibijyanye n'ubuhumekero, kubera ko buriya vitamini C nicyo imaze. Ni nziza cyane rero. Indimu ituma umuntu atekereza neza. Ibirimo byose, yaba ku ishuri, yaba ibyo wandika, yaba mu kazi, utekereza neza, ntabwo ukunda kwibagirwa iyo unywa iyi ndimu. Indimu ni nziza cyane, niyo mpamvu nayo nakukangurira kugira ngo uzajye uyinywa. Indimu burya ikiza stress. Kwa kuntu umuntu afite umunaniro wose, uvuye mu kazi uriwe urushye, ukavuyo kenshi, ukumva urananiwe, iyo cya cyayi cyawe ikiza stress ukumva umeze neza, igakiza umunaniro ukamererwa neza. Indimu ni nziza rero, ujye uyitaho uyimenye, kandi rwose ibi byose ntabwo bigoye kubibona. Ikindi kandi indimu burya isukura mu mubiri, igasukura imyanda iri mu mubiri itari myiza, ikagenda muri bwabo. Muzi ko ku mubiri haba hariho utuntu tw'utwenge tw'uduhumekero, ni ukuvuga ngo iyo unywa iriya ndimu, ibyuya biraza umubiri wawe ukawusukura. Murabizi ko niyo uyiriye bituma mu nda utagugara, ukagira apeti. Indimu ni nziza cyane rero. Ikindi kandi burya kugira ngo murabizi, abenshi mukunda no kubikoresha, igabanya ibiro. Muzarebe kuri video yatambutse nigeze kubibigisha uburyo indimu ari nziza cyane, uburyo igabanya ibiro. Nigeze kuyivugaho, ariko icyo gihe nayibabwiyeho ari yonyine, kuyinywa mu mazi ari yonyine. Uyu munsi turi kubivuga mu buryo kunywa icyayi, igabanya ibiro, igatwika bya binure byose. Mwebwe mubyibushye, mufite ibiro byinshi, indimu ni nziza cyane. Kandi nawe ushaka guhora kuri tayi imeze neza, nitabire kino cyayi, uzajye ugikora rwose, kizagufasha cyane. Indimu kandi burya ituma uruhu rusa neza, ntirusaze, ugahora utemba itoto, ukabona uruhu rwose rumeze neza, ruratoshye, ukabona umuntu rwose aratemba itoto, kandi nyamara burya arashaje. Arashaje. Ariko iyo winywera kino cyayi kirimo iyi ndimu, utemba itoto umubiri wose rwose, ugasanga urabarirwa mu myaka myinshi, kandi nyamara isura yawe uracyari mutoya. Iyo unywa rero aya mazi arimo indimu, ugira imbaraga, ufite imbaraga rwose mu mubiri wawe. Ikindi kandi nakubwira muri ibi byose, nagira nkubwire yuko muri iki cyayi turi buvangemo amababi y'indimu, nk'uko nayakubwiye hejuru. Amababi y'indimu ni meza cyane, atuma icyayi gihumura, kikagira gu. Iyo uri kukinywa wumva wishimye, wumva gifite akuka keza, kandi kikakuryohera. Na cyane cyane ko iki cyayi cyacu tugiye gukora nta sukari turi bushyiremo. Ibyo byose bituma ayo mababi y'indimu atuma cya cyayi kiryoha, kikagutera akanyamuneza, ukumva uranezerewe iyo umaze kukimenyera. Si ngombwa gushyiramo isukari ntabwo ari nziza. Yenda wowe wazashyiramo ubuki, ariko nakubwira nti ubuki bwihorere, kuko kiba kiryoshye cyane. Kiba gisa umweru, kimeze nk'umweru. Ikikubwira ko rero iki cyayi cyacu tugiye kuvangavanga aricyo, ni uko murabona ko hari turi bushyiremo amababi, indimu, tangawizi, umuravumba. Wibwira ko wenda cyaza kuba icyatsi, oya, kiraba ari umweru mwiza cyane, umeze nk'amata. Wagira ngo ni icyayi washyizemo amata. Uzabigerageze ugikore, nawe uzabibona. Kiba ari cyiza cyane rero. Aya mababi atuma gihumura. Uzakinywe 2 ku munsi, mu gitondo na nijoro ugiye kuryama. Mu gitondo uzirirwa akanyamuneza, umeze neza ku kazi. Nijoro uzaryama neza, usinzire neza, kubera kino cyayi. Ikindi nakubwira ni wowe unkurikiye, wowe ukunda iyi Master Chef TV 2, nuko niba ufite akajaride ahantu runaka wazajya utera bino bimera, wazajya utera umuravumba, ugatera indimu, kuko bari byiza. Ibindi byo nka tangawizi, indimu byo kubikura mu isoko biroroshye cyane, cyangwa se izo tungurusumu. Ariko umuravumba, indimu rwose wazabitera mu kajaride kawe. Abenshi ndabizi ko muba mubifite muri jaride zanyu, ndabizi cyane. Kandi namwe cyane mwebwe muri mu cyaro,
mwaba mubifite rwose namwe mwazajya mubyitabira mukabinywa umererwa neza umeze neza cyane. Hehe ni indwara. Niyo mpamvu burya aho kugira ngo tujye twibanda kunywa cya cyayi cy'ikawa cyangwa se amajyani ntabwo aba ari meza, ahubwo tujye twibanda mu kunywa iki cyayi cy'umwimerere. Iki cyayi cy'umwimerere kiba ari cyiza cyane, kikurindira ubuzima ukabaho neza mu buzima buzira umuze, roho nzima mu mubiri muzima. Imana ikomeze kugira neza rero, kandi tugiye gutangira dukora kino cyayi cyacu. Ndi Master Chef John, kandi ndagushimiye wowe rwose ukunda kudukurikira. Ntawe uhageze rwose, uhageze muri aka kanya kora subscribe, uduhe ibitekerezo, ukore share, tujye tubana umunsi ku munsi. Kandi mbashimira mwebwe rwose mwayikoze muri inshuti z'agadasohoka, mujye mutanga commentaire. Ubutaha nzaza mbasuhuza mwebwe mukunda gutanga commentaire, nzaza mbasuhuza rwose bavuge amazina yanyu, kubera ko burya iyo wakoze subscribe ntabwo tuba tuzi umuntu uwo ari we, ariko iyo wanditse ari commentaire tuba tukuzi. Kandi ushaka kumva ibitekerezo, telefone yanjye ni 0722 152 cyangwa se akamenyetso ko guteranya 250 7 22 152. aho ni kuri WhatsApp wambona rwose. Ndi Master Chef John, ubakunda cyane. Nawe mukanyero dutangira witegereze uko tujye kugeza, gushimira ko rwose wateze amatwi ugakurikira uburyo nababwiraga babwira ibijyanye n'iki cyayi, kuko iki cyayi iyo kivanze kiba gikomeye cyiza cyane. Iyo kivanze cyane cyane byose ibi tugiye gukoresha byose biba bifite akamaro. Iyo bivanze biri hamwe biba ari byiza cyane. Tugiye gutangira rero, komeza witegereze. Aha, tugiye gutangira rero gukora icyayi cyacu, icyayi cyiza cyane. Dufite ibintu 5 by'ingenzi tugiye gukoramo kino cyayi. Dufite tangawizi 2, dufite tungurusumu 5, dufite indimu, dufite umuravumba. Umuravumba ni igihingwa cyiza cyane. Dufite ibibabi by'amapera, nabyo rwose tugiye kubikoresha. Dufite n'ibibabi by'indimu. Ibibabi by'indimu bituma icyayi gihumura neza cyane, kikaryoha, kikahumura ku buryo iyo ukinywa uba wumva unezerewe, wishimye bitewe n'umuhumuro uri kumva muri cya cyayi. Ni ukuvuga ngo tugiye gutangira gutunganya bino bikoresho byose. Dutonore izo tungurusumu, izi tangawizi tugiye kuzirapa, ariko ntidukureho igishishwa, kuko burya igishishwa kiba kirimo vitamini, ntabwo ari byiza kugikuraho. Tugiye noneho gukamura n'iyi ndimu, dushyiremo na biriya bibabi mu cyayi cyacu. Witegereze urebe neza uko icyayi gikorwa kugira ngo nawe uzajye ugikora. Ndi Master Chef John nk'uko bisanzwe, tukiri kumwe muri aka kanya. Ibibabi by'indimu biba bihumura neza cyane, nibyo bituma icyayi gihumura, kikaryoha, kikamera neza. Umuravumba nawo nk'uko nabikubwiye uvura indwara nyinshi cyane, uzajye uwibandaho uteke mu cyayi. Ndatekereza ko umuravumba uwuzi, ndetse nk'uko nabikubwiye ntukangurira rwose kujya uwuhinga niba ufite amahirwe kuba ufite umurima cyangwa se jaride. Ibi ni ibibabi by'amapera, nabyo bituma icyayi kimera neza kandi bikakurinda indwara. Iki cyayi kiba ari cyiza cyane, uzacyitondere, uzajye ukinywa uzamererwa neza kandi kizakugirira akamaro. Jya ukinywa buri munsi, ubigire intego.
turi kurapa na tungurusumu, kuzirapa nazo. Tungurusumu nazo turazirangije. Dushyizemo amazi. Ndakwibutsa ko iki cyayi ni nk'icy'abantu 3. Shyiramo amazi gutya rwose. Tugiye kugicanira maze gishye neza, kiraba gisa neza cyane. Dutegereje ko icyayi cyacu gishya. Icyayi cyacu kirahiye. Ubundi kugira ngo umenye ko iki cyayi cyakoze kiba ari umweru, bitewe n'ibyo washyizemo, kuko burya icyayi akenshi cy'ibimera by'umwimerere nk'uku nguku bigenda bitandukanye. Hari icyo usanga ari icyatsi n'iki cy'umweru, hari icyo usanga ari shokora, cyabaye nka shokora, hakaba n'icyo usanga nanone kijya kuba umukara, ariko iki ngiki ni umweru. Kugira ngo rero uzajye umenya ko iki ngiki kimeze neza cyakoze nuko kiba umweru, amazi yacyo akaba ari umweru. Mu kanya tugiye kukiyungurura maze urebe ukuntu kiba kimeze. Kiba gihumura cyane rwose. Si ngombwa gushyiramo isukari kuko isukari ntabwo ari nziza. Yenda wowe kubera yenda kiba kitaryoshye, ukeneye kuko kiryoha washyiramo ubuki, ariko nabwo ntabwo bari ngombwa kuko kiba kiryoshye, gifite gu kandi nziza cyane. Kandi burya icy'ingenzi ni uko ikintu cyose tunywa cyangwa se turya kiba kidufitiye akamaro. Iyo ukinyweye rero nk'iki ngiki uraramba nkuko nabikubwiye, ukazabaho igihe kirekire hehe n'indwara. Tugiye kukiyungurura rero mu kanya, ubundi icyayi cyacu dutangire tukinywe. Nawe wazajya ugiteka nk'uku nguku kimaze gushya rwose. Uracyari kuri Master Chef TV 2. Dukuyemo bino byahiye. Icyayi ni uku gisa. Icyayi cy'iyi 5 in 1 kuri ibi bikoresho twakoresheje kiba ari umweru, kimeze gutya rwose. Kiba kijya kumera nk'amata, urabona ko ari umweru rwose. Iki cyayi nugiteka kigomba kuzaba gisa nk'uku nguku. Ubutaha tuzagaruka dukora ikindi cyayi mu rindi bara, bitewe n'ibyo tuzakoresha. Iyo ukoresheje kino cyayi cyane cyane muri ibi by'umwimerere biba ari byiza cyane. Si byiza kunywa ikawa cyangwa se amajyana asanzwe, kandi twifitiye icyayi cy'umwimerere. Kiraryoshye cyane, kirahumura. Kiraryoshye cyane rwose. Nawe uzaba ukinywa ubuzima bwiza kandi roho nzima, umubiri muzima. Iyo icyayi nk'iki ubaho igihe kirekire kandi neza. Bayi rero nawe ubutaha, kandi ngushimira ko wari uri kuri Master Chef TV 2.